Yes, ibintu bitanu utagomba kwibagirwa mu gihe uhuye n'imyitwarire y'urwango, ubugome by'abantu, imyitwarire mibi. Burya ni ngombwa kumenya uko uhangana n'ubugome, amahane y'abantu ntibikwangirize umutima, wowe ukabikorana ubwenge. Nicyo kintu tugiye kuganiraho muri iyi video. Ariko reka mbanze mbasuhuze, ndinzere ko mumeze neza. Murabizi turi kuri iyubake ukire, urubuga tuganiriraho ibintu nyine byo kwiyubaka kugira ngo dushobore guhindura imyumvire yacu, kwiyubaka kugira ngo tugire imitekerereze ituganisha umunezero, ituganisha iterambere ryo muri twebwe, rikurura iterambere ry'inyuma. Mwayibonye nyine ingingo tugiye kuganiraho. Hanyuma ngo wakwifata ute nk'umunyabwenge, wakwifata ute nk'umuntu w'icyubahiro, umuntu ufite wihesha icyubahiro, umuntu ufite indangagaciro nziza, wakwifata ute imbere y'abantu bagusukaho ubugome bwabo. Murabizi, haba mu kazi, mu mibanire, mu bushuti, mu miryango, iyi si yuzuyemo abantu babi, abantu bafite urwango birirwa basuka ku bandi nta mpamvu igaragara. Ukabona nk'umuntu aragututse, ukabona nk'umuntu azanye ibibazo, kandi uzi ko nta kintu kibi wamukoreye, uzi ko urengana, nta kibazo gihari kuri wowe, ariko ukabona umuntu nuko bimeze, aragutuka, arakugirira inabi, arakugira ubugome. Iyo udasobanukiwe rero n'ibyo bintu, iyo udasobanukiwe n'ibintu bijyanye n'ubugome, ni ibintu bishobora kukugiraho ingaruka mbi, bikakurenga ugakomereka, bikakurenga ukababara cyane, ndetse bikagutesha umutwe. Kubera iki? Kubera abantu bakumenaho umujinya wabo, wenda wahuye nabyo, ndetse wahuye nabyo mu buzima bwawe, mu kazi he hose, ukaba wahura n'umuntu akaba yagutuka nta mpamvu, akakuvuga nabi, akakunegura mu bandi, hirya akakuvuga, muri rusange ugasanga arakwirukaho, agutesha umutwe, akwitwaraho nabi, ku buryo ndetse bigusigira umubabaro ukomeye, kubera ko muri wowe uzi ko urengana, nta kibi wakoreye uwo muntu, cyangwa se ahubwo ndetse umukorera ibintu byiza, cyangwa wamukoreye ibintu byiza, wamugiriye neza. Wamugiriye neza, ni umuntu wakundaga, ndetse ni umuntu ukora ibintu byinshi, ariko ukabona aguhembye inabi, ibitutsi, urwango, kukunegura, kukumenaho, kukubeshyera, ibintu bibi nyine murabibona kuri iyi si, ni ibintu biriho cyane. Usanga ikibi abantu bagishyira imbere, ikibi, abantu ndetse bakunda ibintu bibi, aho abandi basebanya, aho abandi bavuga nabi. None wakwifata ute wowe? Kutamenya neza burya ukuntu ugomba kwitwara ku muntu nk'uwo, ni ibintu bishobora gutuma utakaza icyubahiro cyawe. Kubera ko ugomba kumenya uko ugomba kubyitwaraho. Iyo utabizi, ushobora gutakaza icyubahiro cyawe, ugatakaza indangagaciro zawe nziza, kubera ko bikomerera abantu benshi kumenya uko witwara kuri aba bantu, kubera yuko badasobanukiwe. Burya ububi bw'abandi, ububi bw'abantu bishobora gutuma witakariza icyizere, ugashidikanya ku gaciro kawe, ukaba wakwibona utameze neza muri wowe, uri mu gahinda, uri mu bibazo. Ariko uyu munsi ndakubwira ngo ni ngombwa kumenya uko uhangana n'ubugome bw'abantu nk'umunyabwenge, uko uhangana n'amahane y'abantu, ntibikwangize wowe, ntibyangize amarangamutima yawe, ntibyangize umutima wawe ngo bigutere agahinda. Ni ngombwa cyane, ugomba kubimenya, kubera yuko muri iyi video ndakubwira ibintu bizagufasha kuyobora umutima wawe, kuyobora amarangamutima yawe, kuyobora ndetse kuyobora wowe ku buryo uhangana n'urwo rwango, n'ubwo bugome, ubwo bugome bwabo, ibyo bintu gukorera, ukabihinduramo amasomo azakongera kurushaho kuba umuntu w'umunyembaraga, kuba umunyamahoro. Nuko bimeze. Ubwo rero tugiye kurasa ku ngingo tureba ibyo bintu nyine bigomba
kugufasha, utagomba kwibagirwa iyo uhuye n'ubugome bw'abantu. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ugusobanukirwa n'igitera myitwarire y'ubugome n'urwango abantu. Kumenya impamvu nibyo bizagufasha iki? Kumenya kubibahanganira, kumenya uko wifata. Ugomba kuzirikana yuko imyitwarire burya mibi y'abantu iterwa n'intambara zibarwaniramo. Intambara zirwanira mu muntu imbere nizo zitera imyitwarire ye mibi, nizo zitera ubugome. Noneho za ntambara zimurwaniramo nizo zituma, mbese nizo ziba ingaruka. Ni ingaruka z'izo ntambara zimurwaniramo, ingaruka zigaragara inyuma, zituruka ku marangamutima mubi yari mu muntu, noneho we akabisuka hanze akoresheje ubwo bugome, akoresheje kuvuga nabi. Ntameze neza muri we harimo intambara zimurwaniramo, muri we afite ubwoba, afite ibibazo se, afite ibikomere, ntatuje, cyangwa se hari n'ubumenyi adafite, ubwenge bw'isi adafite, ntabifite muri we. Noneho kubera yuko adasobanukiwe n'ubuzima, ugasanga bya bintu afite muri we, bya bintu bimurwaniramo, arabigaragaza hanze akoresheje iyo myitwarire ye mibi. Imyitwarire mibi yo gutukana, imyitwarire mibi yo kwiyenza, n'ibindi bintu biranga ubugome, yo kugira nabi. Murabibona abantu benshi burya mubona bagira ubugome, ni ibintu bituruka muri bo. Donc ni ibyo bagaragaza hanze, ariko biba bivuye muri bo. Ni ukuvuga yuko ibyo bintu bye rero asohoye hanze, ntago bigomba kukwangiza wowe, ntago bigomba kwangiza umutuzo n'amahoro byawe, kubera ko ntaho bihuriye nawe. Nicyo kintu ugomba kumenya, ntaho bihuriye nawe, kubera yuko abenshi babyishyiraho. Iyo ubyishyiraho ukumva bikuriho kandi ntaho bihuriye nawe, urumva yuko birakwangiza wowe kandi nta hantu bihuriye nawe. Ni ibibazo bye ari bimurimo, ari gusohora. Wowe ugomba kuvuga uti ibi bintu ntaho bihuriye nanjye, iyi myitwarire ye ni ibibazo bye afite ikibazo kiri muri we, kubera ko ni ibye, ntabwo ari ibyanjye, ntaho bihuriye nanjye. Noneho niba ari kunigura nko mu bantu, niba ari gusakuza, avugira hejuru, atukana, agusohoraho ya stress n'imihangayiko yifitiye muri we, ni mu gusobanukirwa yuko ari gusohora ibimurwaniramo, kuzashobora kugabanya ubukana byagera kuri wowe. Wabyumvise? Ubukana bikugiraho kubera ko wumvise impamvu, uzi impamvu, bizatuma ushobora gushyira mu gaciro, ukumva impamvu yabyo. Kumva impamvu yabyo rero nibyo bizatuma ntacyo bigutwara, ukumva ntaho bihuriye nawe, ni ibimurwaniramo. Ibyo bikagufasha kutabiha agaciro, ukabifata gutyo nyine, ukabigufata gutyo, ukabyakira gutyo, ni ibintu biri kumurwaniramo, n'intambara ziri muri we, noneho bigahagararira aho ngaho. Icyo ni ikintu ugomba kumva, kubyumva ko ntaho bihuriye nawe. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gukora. Icya kabiri ni ukuzirikana ko udashobora gucunga ibikorwa by'abandi, kubera ko hari ibintu udafiteho ubuyobozi. Nuko bimeze. Iyo uhuye n'ubugome, mu kugira ngo ushobore kurinda amahoro yawe, ni ngombwa kuzirikana ko hari ibintu dufiteho ububasha, hari ibintu dufiteho ubushobozi bwo kuba twahindura, ariko hari n'ibindi tudafiteho ubwo bushobozi. Ntidushobora gucunga ibikorwa by'abandi, icyo nicyo tugomba kumva. Ariko wayobora ukubyitwaraho, nshuti yanjye, wabiyobora, kuko wowe noneho uriyoboye. Uko witwara uriyoboye. Niba umuntu bimworohera kugutuka, niba umuntu bimworohera kugusebya, wowe nta bubasha ufite ku magambo ye, ariko ushobora guhitamo wowe ko nta ngaruka birakugiraho. Akaba yagutuka, akaba yavugira hejuru, ukamusubiza wowe utuje, cyangwa ukicecekera ntumusubize, kuko wowe utayobowe n'amarangamutima mabi nk'aye. Wowe uyobowe n'amarangamutima meza, kandi wowe uzi gucunga amarangamutima yawe, kubera ko uri umunyabwenge, kubera ko ufite indangagaciro nziza. None ukabifata gutya, icyo gihe nubigenza gutyo,
ukumva ko ibyo umuntu agukoreye bibi ntaho bihuriye nawe, ukumva yuko ntacyo wabihinduraho uretse guhindura uko wowe ubifata, uzaba ugitsinze, uzaba umushoboye, kandi icyo gihe uzakora ibintu bijyanye n'indangagaciro zawe nziza. Ni ukuvuga ngo bizagufasha iki? Kwirinda, aho gusubiza ubugome bw'umuntu uhubutse ukoresheje nawe ubundi, ubwo ushobora wowe guhitamo kutabyinjiramo. Niko kurinda amahoro n'umutuzo byawe. Iyo umeze gutyo urabibona, ntabwo uhangayika, ntabwo ibibazo by'abantu bikujyaho ngo biguteshe umutwe. Kwemera yuko udashobora kuyobora abantu uko bagomba kwitwara, nibyo bizatuma ushobora gushyira imbaraga imbaraga zawe ku bintu bigufitiye akamaro, aho kugira ngo ugwe mu mutego w'abo bantu b'abakome, abantu babagira nabi ubasubiza. Wowe uri mu bindi, wirebera ibigufitiye akamaro, kubera ko ufite uburyo wafashe bwa bugome bwabo wabyishyizeho. Icyo ni ikintu cy'ingenzi. Ntugatume abandi bantu bayobora uko witwara, ngo ube watakaza icyubahiro cyawe, ube watakaza umutuzo wawe, ube watakaza za ndangagaciro zawe nziza, kubera ko bakwiyenjejeho. Baba bakoze icyo bita provocation. Araguprovoka umuntu, akakutuka, akakubwira ibintu bibi, akakubeshyera, akakunegura, wenda murakorana, ariko wowe umutima wawe ukute uri gushaka kumusubiza, ariko wowe ugahagarara ku za ndangagaciro zawe, ukamwereka ko uri hejuru y'ibyo byose bijye bibi arimo, kuko ufite indangagaciro zawe nziza ugenderaho. Ntabwo wowe uhubuka, ntabwo winjira mu kibi, ntabwo winjira mu bintu by'amahane, ntabwo winjira mu gutukana, ugahagarara aho ngaho ukareba ukuntu uzabaho neza mu mahoro. Icyo ni ikintu cya kabiri ugomba kuzirikana. Icya gatatu nanone gifasha ni ukwishyira mu mwanya w'uwo muntu, ukamugirira impuhwe, ibyo bita empathy. Ni ibintu bizagufasha kumwumva nyine, ukumva ko nawe atari we, nawe si we, kandi koko nawe si we. Hari impamvu ibitera, hari impamvu yihishe inyuma y'ibikorwa bye bibi, kubera yuko burya ubusanzwe umuntu uko aremye, umuntu aremanywe ubumuntu muri kamere ye, umuntu aremanywe ubwiza. Imana niba yaturemye neza, uzareba umwana muto bavuga ati ni umuziranenge. Uri umuziranenge, ni muto, uko uvuka uri kamere yawe, uvuka ari nziza. Niba yarahindutse rero, ugahinduka umugome, umuntu agahinduka umuntu mubi, umuntu agahinduka umuntu ufite urwango, nta mpamvu ugira abantu urwango, umuntu uhora atesha abandi umutwe, umuntu uhora akura ibibazo, umuntu uhora abeshyera abantu, umuntu uhora ashaka umwiryane mu bantu, hari impamvu yabiteye. Urumva wowe wamaze kubyumva, uzi ko hari impamvu yabimuteye. Ibyo ni ukuvuga ngo icyo gihe wamushyizeho impuhwe zawe, wamusutseho za mpuhwe zawe, wamusutseho kumwumva, wamusutseho kumugirira, mbese kumva akubabaje, kuravutse mbese la pauvre, mbese birababaje, birakubabaza, imyitwarire ikakubabaza, ukavuga uti disi buriya yahuye n'ibibazo, buriya yahuye n'ibikomere, buriya disi afite ikibazo. Noneho ibyo bintu byo kugushyira mu mwanya we, ukamugirira impuhwe, bizagufasha kutinjira mu ntuza ye, mu ihangana rye. Aho guhangana nawe mu kibi, wowe wamugiriye iki? Impuhwe. Ntiwinjiye hehe mu bye. Noneho waho guhangana nawe mu kibi, ukavuga uti kubera ko abiterwa n'ibikomere, abiterwa n'ubwoba se afite ibibazo se mu rugo, afite ibibazo, mbese ibyo bintu atazi uko abyitwaramo, ibyo bibazo byose afite, ibyo bikomere byose afite, ntazi uko yabigenza, kundi yabisohoye gutyo anuka, ariko ngenda mwumva. Noneho nushaka kumugirira izo mpuhwe, bizagufasha koroshya ibintu, koroshya ibyo bintu yagukoreye bibi. Ntiwinjire iki mu kibi nkawe, umusubizanya uburakari nkawe, cyangwa se ushaka kumwisobanuraho, cyangwa se nawe umutuka, kubera ko ari kukunegura, ari kugira nabi, nawe uzi ko akurenganya, ukavuga uti no, ndamugirira impuhwe, musukeho kwishyira mu mwanya we, mubabarire. Noneho nubwo nzi ko andenganya, ndamubabarira.
burya hari nk'igihe uba uri mu kazi ukorana n'umuntu, ubana n'umuntu, ugasanga buri gihe arakunegura, buri gihe kubera ko ubuzima bwe buri mu bibazo, arakubuza amahoro mu kazi, murakorana ariko buri kanya ni wowe wakuriho, wabikoze nabi, mbese kubera iki? Agufitiye wenda n'intuza, agufitiye wenda n'ishyari, agufitiye kubera ko hari ibyo umurusha, cyangwa se uwo muntu arakumerera nabi kubera yuko ubuzima bwe mu rugo butameze neza, ntibumeze neza, ari mu bibazo mu rugo, noneho bya bintu bimurwaniramo ukabona bigusutseho. Ufite icyo umurusha, afite ubwoba yuko wenda uzanamusimbura n'ahantu bintu mukorana, noneho kubera ko atazi uko abigenza, akagusukaho ibyo bintu byose biri kumurwanira mu mutima we. Kugenda buke rero nawe, aho guhangana nawe kubera ko washoboye kumwumva, kubera ko washoboye kwishyira mu mwanya we, bizagufasha gushobora gutuma imibanire yanyu ihinduka myiza. Ihinduka myiza kubera ko hari igihe azabona ko utari mu bintu bye, avuga ati uyu muntu muhora mbuza amahoro, uyu muntu muhora negura, ariko nkabona we reka daratuje biti. Ahubwo we wamwigisha icyo kintu, akwigireho ukuntu witwara, noneho imibanire yanyu ibe yaba myiza kubera ko utinjiye muri ryahangana. Burya kwinjira mu ihangana rimwe na rimwe hari igihe bitugirira nabi. Ibi ntibivuga kwemera ibibi umuntu agukorera, umuntu amukorera ibibi, oya, ntabwo ari ukuvangura byemera, ahubwo bivuga guhitamo kudakora nkawe, uzana amahane, noneho bikaba byakurinda ibibazo bitari ngombwa. Kugira ngo wibere mu mahoro, wowe ufite gushaka kubera mu mahoro, ufite yuko inshingano zacu nuko tugomba guharanira amahoro muri twebwe, kumva tumeze neza. Ibyo ni ikintu ushaka kuba umuntu utera imbere muri wowe ugomba guharanira, guharanira amahoro muri wowe. Ni ukuvuga wowe wabihisemo, uhitamo kudakora nkawe. Ibi byose ntabwo biba byoroshye, ntabwo byoroshye. Nk'umuntu hari igihe urakarwa avuga nanjye nshaka kumwishyura, ariko wowe ubigeraho kubera ko wabifatiye icyemezo. Ugenda ubyitoza buhoro buhoro, ubyitoza buri munsi, bigeraho bikaza bikakurinda ingaruka z'ubugome bw'abantu, bikakurinda kuba wakwinjira mu bugome bwabo, bikakurinda yuko imibanire yawe iba mibi kubera abantu babi. Ni ukuvuga ngo ugomba kuvuga uti abandi bafite ibikomere, uyu muntu afite ibikomere, uburyo noneho we ndamwitwaraho, wenda bishobora no kumufasha gukira bya bikomere afite. Bibi kubera yuko ibikomere nibyo bitera urwanga abantu. Burya kenshi umuntu wabayeho neza, umuntu wabayeho mu rukundo, umuntu wamerewe neza, n'ahantu ahura n'ibintu byo kugira abandi nabi, umuntu warezwe mu bizima, umuntu utarabaye mbese umuntu wabayeho umuntu nta hantu ahurira n'ibikomere. Nako umuntu udafite ibyo bikomere ntabwo ajya gutukana, ntabwo ajya kubuza abandi amahoro, aba wifuza ko n'abandi bagira amahoro, kuko nawe afite amahoro muri we. Ntabwo waba ufite amahoro muri wowe, nta ntambara zikurwaniramo z'icyo byibi ngo ujye gusuka abantu, ujye gusukaho abandi bibi, urwango, ubugome, ibitutsi, kunegura, kugira abandi nabi, kubabaza abandi nabi. Ni ibintu bituruka muri wowe mu ntambara zikurimo, ukanyuma ukajya kubisohora hanze. Hanyuma ikindi kintu cya kangahe, ni cya gatanu, cya kane cyangwa tugezeho, ni ukuvuga ngo nanone kigufasha ni ibintu biri ku ruhande rwawe. Urumva biro tuvuze ni ibintu bijyanye no kumva abandi, ukumva impamvu bibatera, ukavuga uti ntawe bindiho, ariko ku ruhande rwawe nawe ufite ibikureba ugomba gukora. Ku ruhande rwawe ni uguharanira kwigenga mu marangamutima yacu. Kwigenga mu marangamutima yacu ni ukubyitoza, kubera yuko ni ikintu kidufasha gushobora kutanyeganyezwa n'ibintu byose. Ibintu biturutse hanze ntibigomba kugenzura uko twitwara. Ibintu bituruka hanze yacu nuko abandi batwifataho, ntabwo tugomba kubigenderaho. Tugomba kubaka amarangamutima akomeye atanyeganyezwa n'imyitwarire mibi y'abandi, n'imitwarire y'abandi. Ibidutera ntitubyishyireho, ibintu byose bibi ntitubyishyireho, kuko tuzi impamvu yabyo, tuzi ko bituruka ku mihangayiko n'imibabaro y'abo bantu. Ntawe bihuriye rero n'agaciro kacu, ntawe bihuriye natwe. Niba umuvandimwe akubwira nabi, iyo ukomeye mu marangamutima yawe ntushobora kujegajega. Ureba cya kibazo kibitera, ntureba ngo agahinda n'umubabaro ngo byanteye agahinda,
ureba bya bintu bimutera, kubera ko urakomeye mu marangamutima. Gukomera mu marangamutima ni ikintu gikomeye cyane. Noneho yaguswa bya birakari ukabirebera hanze yawe ukareba igifite akamaro. Ubu noneho icyo gihe bigatuma umusubizanya umutuzo n'ubushishozi, aho guhubuka ukoreshejwe n'amarangamutima mabi nkawe. Iyo rero wageze kuri urwo rwego, ntabwo unyeganyezwa n'abantu bagushakaho ibibazo, ntabwo unyeganyezwa n'abantu bashaka kugutera uburakari cyangwa bashaka kugukoresha. Ukomeza kuba umuyobozi w'amarangamutima yawe nuko witwara wowe, kubera ko ni icyemezo waba warafashe, ni ikimenyetso icyo gihe kigaragaza ko ufite ubukure muri wowe, ufite imbaraga muri wowe, urakuze mu marangamutima yawe, nta kikunyeganyeza. Ibyo rero ni ibintu bizaguhesha icyubahiro mu mibanire yawe n'abandi, kubera ko ntabwo uzahubuka. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwawe ugomba gukomera mu marangamutima yawe. Ku ruhande rwawe nanone ikindi kintu nagomba kukubwira ni ukumenya kwihangana nabyo burya ni ngombwa. Kumenya kwihanganira abantu nabyo ni ibintu bizagufasha guhangana n'amarangamutima mabi y'abantu. Ukagira uvuga uti ibi ndabyihanganiye. Ugomba kwifatira nanone icyo cyemezo, ugafata icyemezo uti nge nzanihangana, umuntu nantera urwaserera nzajya nihangana. Buri munsi ukagenzura niba wabigezeho, ukavuga uti uyu munsi mu gitondo ukabyuka uti amarangamutima yanjye ndayafata neza. Ukagenzura nimugoroba ukavuga uti byagenze gute, nifashe gute, mbese abantu bansagariye nifashe gute, ukabigenzura. Ni ukuvuga ngo ugomba kugira ayo marangamutima akomeye ku ruhande rwawe, ukagera ukwihangana. Ikindi cya gatatu nanone ukagira ikintu cyo kuvuga uti kubitekerezaho buri kenshi, kwitekerezaho nko buri munsi kenshi, ukisuzuma niba uyu munsi witwaye neza mu bintu bijyanye n'amarangamutima yawe. Mbese uyu munsi nitwaye gute? Ntabwo nawubutse. Uko ugenda ubigenzura niko ugenda ubyitoza. Nashoboye kubihanganira umuntu wansagariye ku kazi, niba muri mu kazi ugakora n'umuntu w'umunyamanyanga, umuntu ukubuza amahoro, umuntu ukubuza amatiku, umuntu ukunegura. Ese uyu munsi nabishoboye? Ese nabigezeho? Gucisha make nkamwiyorera. Ese nabigezeho kuba naceceka mbonye ansagariye? Uyu munsi nabishoboye? Nashoboye gucunga amarangamutima yanjye, sininjira mu bintu bye byo gushaka kunshotora. Ukabigenzura. Noneho uko wabigenzuye ku mugoroba ukavuga uti hano byananiye, numva namushubije, ukanuka ukavuga uti ubutaha ngomba kugira gutya nkakosora. Ni ukuvuga ngo wowe nawe ku ruhande rwawe, muri uko kwiga gukomeza amarangamutima yawe, ukagira amarangamutima wigenga, mbese ukaba umuntu wigenga ku marangamutima yawe, ukamenya kuyacunga, ukanafata n'icyo cyemezo cy'uko ugomba kwihangana no kubisuzuma, ukitekerezaho kenshi, ukitekereza buri munsi, ucunga uko bimeze. Niko uzagenda ukura mu bintu byo gucunga amarangamutima yawe, ku buryo uzagera ku rwego umuntu avuga ibibi ntibikugireho ingaruka, agahinda ntibikuzeho. Ikindi nawe nyine bizanagufasha no kumenya kwiga kudafata akantu kose w'ikibazo, kubera ko nanone hari igihe uba ufite nawe ushobora kuba uri nk'umuntu wumva ikiganiro nk'abantu baganira, nawe abantu gatoya abantu baganiriye ugasaba uvuze ukagahindura ikintu kinini. Ni ukuvuga ngo ibyo byose iyo ufite amarangamutima akomeye ntabwo bizaza. Hari abantu n'abantu baba baganira ibintu bisanzwe, muvuga gutya, munatebya, munaseka, ugasanga nk'umuntu avuze nk'akantu ariko katanakomeye, katanafite n'icyo kavuze, ariko kubera ko wa muntu adafite amarangamutima nawe akomeye, ugasanga yagafashe nk'ikintu gikomeye, yakaremereje, abyise ati umuntu yansuzuguye, kandi wenda wa muntu yanavuga n'ikintu atazi ko ari ikintu kibi, kubera ko hari abantu bafite icyo kibazo mu gifaransa byita accessibility. Ni ukuvuga ngo akantu gato karakunyeganyeza kandi nta n'ikintu gihari. Ni ukuvanga amarangamutima yawe nawe ntabwo aba akomeye. Niyo mpamvu ugomba kwiga kuyakomeza ni ukwitoza. Ntuhe imbaraga ibintu nanone bidafite imbaraga. Ntuhe wa muntu wumva abantu bavuze, wumve ko bakuvuze nabi, wumva akantu gatoya ukagahindura ibibazo, wumva akantu baransuzuguye, ugasanga ikintu cyose ukigize baragusuzuye kandi nta n'ikibazo gihari. Hari abantu ushobora kuganira nabo uzi ko nta kintu wabakiriye kibi, nyuma wazataha ugasanga bya bintu babihinduye ibibazo. Babaho cyane, wenda atanabikubwiye ati hano urambabaje uya, akagenda nyuma akitotomba akajya nko kubwira abandi bantu bo hanze yansuzuguye, kandi wowe wari uzi yuko nta n'iki uri gukora, wanavuze n'ibintu uri kuganira mu bintu bisanzwe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nawe uwo muntu aba adafite amarangamutima akomeye. Niyo mpamvu nawe ngo ukanguriye kwigenga mu marangamutima yawe, hanyuma nyine ukamenya
kwihangana no gusohora usuzuma niba wabigezeho, niba wabigezeho buri munsi ukabyigaho, mu gitondo ugafata icyemezo uyu munsi amarangamutima yanjye ndashobora kuyacunga, uko kuntu ugenda ubitekerezaho kenshi ko ugomba gucunga amarangamutima yawe, ugomba kwitwara, ugomba kubigenza, bizagufasha kugenda wiga gukomeza amarangamutima yawe. Ntuhubuke ngo abantu babi bakugireho ingaruka, nawe kandi ukaba umuntu ukomeye utanyeganyezwa n'akantu gatoya. Nibyo ngibyo rero nifuza kubasangiza uyu munsi, ku buryo ubugome bw'abantu ntibukakugireho ingaruka ngo butume umunsi wawe upfa, butume uryama urara udasinziriye. Hari umuntu ushobora kurara udasinziriye kubera yahuye n'ubugome bw'abantu. Ni ukuvuga ngo ni ibintu ugomba kwitoza. Ntabwo byoroshye kubera ko kamere muntu dufite umutima, ariko kubyitoza ukamenya ko bibaho ugafata icyo cyemezo ni ibintu bizagufasha cyane. Nabyumvise rero Agaciro, ndabakunda cyane kandi ntimukibagirwe gukora like igihe mukunda iki kiganiro, ntimukibagirwe kwiyabonesha mu gukanda kuri subscribe cyangwa kuri sabone, hanyuma no kuduha ibitekerezo byanyu turabikeneye kugira ngo dushobore kubaka umuryango ufashanya, uhana ibitekerezo ariko mutanga nyine mu cyubahiro, mu kwiyubaha, mu ndangagaciro nziza nizo dukeneye. Ntimube namwe nyine ba bantu mufite, ntimukagaragaze ku makomenti. Hari abantu bagira amakomenti akomeretsa abandi, amakomenti atarimo kwiyubaha. Mugerageze twubake umuryango ufite abantu nyine bafite amarangamutima akomeye. Mugire ibihe byiza, nawe utaha ku yindi video. Ciao ciao.